Reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi agafilime tubazaniye cyangwa se inkuru tugiye kuvugaho ni inkuru yitwa Inzira y'umusaraba. Jye James Legend ugarukanye namwe mu nzira y'umusaraba analysis. Kurikira wihereye amaso kandi wiyumvire ubundi ubashe kuryoherwa n'iyi nkuru. Nk'uko mubizi abakurikirana iyi nkuru Inzira y'umusaraba harimo abantu benshi bagiye bayivugwamo ariko uyu munsi twabahitiyemo abantu ngo bagere nko kuri babiri tugiye kuvugaho. Turavuga kuri uyu mukobwa witwa Isimbi, mwumve akababaro ke muri iyi nkuru n'ukuntu yatewe inda ndetse n'ukuntu yaje kwirukanwa aho yabaga akaza gusembera. Turavuga kandi nanone kuri uyu musore witwa Cyusa nawe wahaye umukobwa isezerano hanyuma yava mu yahanga agira ngo yuzuze isezerano, bakamuzanira umukobwa bamubeshye ko ari we yahaye isezerano akagira ngo niwe bitewe n'iminsi yari amaze, hanyuma bikarangira amuteye inda. Nyuma yo kumutera inda agasobanukirwa yuko atari we, hanyuma akaza kumureka. Ibyo byose tugiye kubibanyuriramo gatanu kuri gatanu, urakurikirana iyi nkuru akaza kuyirangiza araza kuryoherwa mu buryo budasanzwe. Tubahaye ikaze. Nk'uko natangiye mbibabwira umukobwa witwa Sylvie nako umukobwa witwa Isimbi yaje guterwa inda n'uyu musore witwa Cyusa. Amaze kumutera inda agenda asobanukirwa yuko atari we mukobwa yakunze kuva kera na kare, atari we mukobwa yahaye isezerano ry'uko bazabana. Hanyuma amaze kubisobanukirwa, ubwo yari amaze kumenya uwo yahaye isezerano ko ari iribagiza, hanyuma aramureka aramuta ndetse ashaka no kwihakana n'umwana babyaranye. Hanyuma rero nyuma yo kumureka ndetse no kumushyira ku ruhande, nibwo uyu mukobwa Isimbi yahise yirukanwa aho yabaga. Ubuzima buragorana, ubuzima ndetse buramusharira ndetse mu buryo bukomeye, biza kurangira nyine agiye gusembera. Gusa ku bw'amahirwe no ku bwa Nyagasani aza kubona abamugirira neza, baramucumbikira baramubwira bati wikwiheba, ubuzima burakomeza, na nyuma y'ubu buzima kandi ugomba kumenya yuko ibintu byose ugomba kujya umenya uko ubyitwaramo, mbese ibintu byose byabayeho nyine bikakwigisha. Mwibuke ko yaje kuba muri iki cyaro cyangwa se muri iki giturage kitagira epfo na ruguru, nta murimo n'umwe azi kuhakora wundi, kuko uyu mukobwa muramubona ko yari umukobwa w'umusirimu, ariko aba bagira neza bakajya bamwigisha bamuha ibintu byinshi ashobora gukora, akazajya agenda amenyera nyine ubuzima. Hanyuma rero turagarutse kuri uyu Cyusa nawe